Rofisi TV ubuhungiro. Turashima Imana itugirira neza idukunda yemewe no kutubyara. Tugashima Imana si uko yaturemye gusa ariko yaremye ibintu byinshi itabyaye itahinduye abana bayo. Twebwe rero abantu ntabwo yadushatse kuba abantu basanzwe, ndavuga cyane cyane abo ngiye kwigisha uyu munsi. Ni abantu yaremye birenga kuba abantu, yari yaremye mu ishusho ryayo, yegera noneho kubaha umwuka wayo. Uburyo umwuka w'Imana ntabwo wabayeho mbere y'uko Yesu Kristo abaho mu bantu. Ni ukuvuga umwuka w'Imana ntugeze uba mu bantu mbere y'uko Yesu Kristo aza, noneho abantu bakavuka bwa kabiri. Umwuka Imana yahumekeye muri Adamu aremwa ntabwo ari umwuka w'Imana, ni umwuka w'ibintu byo ku isi. Nanone nzabona umwanya wo kubasobanurira ku gace k'umwuka, ubwo mbaze kubisezeranya kabiri, ubwa gatatu nzagomba kuzababwira. Ariko ntabwo umuntu yigeze aremanwa umwuka cyangwa se gahabwa umwuka w'Imana igihe yaremwaga. Imana yamuhaye umwuka w'ibyo ku isi nubwo ari uw'umuntu, ariko ntabwo yigeze abona umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana wabaye mu bantu bwa mbere ari uko Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba, abamwizeye bavutse bwa kabiri. Naho mbere hose no mu isezerano rya kera, Bibiliya itubwira ngo umwuka w'Uwiteka warazaga ku bantu ntubajyemo ukababaho. Wabaye bwa mbere mu bantu ari uko Yesu yaje ku isi. Hari umurongo umwe turi kwiga wo muri Bibiliya, muri Matayo 10 umurongo wa 16. Ubushize nawigishijeho mbabwira ubwenge bw'umuntu, ariko ubwenge umuntu yahawe n'Imana. Noneho inzoka y'amariganya irabwitwarira, isigira umuntu ubwenge nabwo bw'Imana, ariko butari ubw'Imana yari yashatse guha umuntu, ahubwo ubw'umuntu yagiye kwiba Imana. Ndi gukoresha amagambo ashobora gusetsa. Umuntu yagiye kwiba Imana. Ubwo Eva yibye atabwemerewe arabwiha, ariko nabwo bwari ubw'Imana. Yirengagije ubw'Imana yari yamuhaye, noneho Satani atwara ubw'Imana yari yahaye abantu, imusigira gusa ubwo kumenya ikibi n'icyiza, kandi ubwo bwari burimo ubucamanza. Noneho tuza kubona rero ubushize yuko Yesu Kristo mu by'ukuri yaje kugira ngo ibintu byose bisubire mu buryo. Atuma rero abantu b'intumwa ze n'abigishwa be n'abandi bazamusimbura basigara bavuga ubutumwa ngo mugende, ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, ngo nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ubushize naberetse kugira ubwenge nk'inzoka icyo bivuga, wongeye kubabwira kuba nk'inuma itagira amahugu. Ikaze tugiye kureba uyu munsi, ndavuga ngo umwuka cyangwa umunyamwuka w'Imana ntagira amahugu. Ikiranga umuntu w'umunyamwuka mu Mana ntagira amahugu, nk'uko ikiranga umuntu ko afite ishusho y'Imana ni ukugira ubwenge. Ubushize nashimye yuko hari abantu benshi mwambwiye bati iriya nyigisho iraduhishuriye ibintu byinshi. Ndagira ngo mbereka ko iyi nyigisho bayishuriye ibintu byinshi. Ni agace k'umurongo umwe wa 16. Byaje gutuma nibuka ko uyu murongo wa 16 hariya habanza ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Hari indi nyigisho nashyizeho kera mvuga gusa amasega. Iyo nyigisho iravuga ngo mwirinde amasega aryana. Ahangaha Yesu avuga ngo dore mbatumye nk'intama, abo bari abigishwa be n'intumwa ze, hagati y'amasega. Ari amasega muri iyo video ndayavuga rero, iyo video muyirebe. Twabonye iby'ubwenge bw'inzoka, kari akantu ka kabiri ati muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ijambo amahugu ni ikinyuranyo, ni opposite, ni oppose y'ubwenge bw'inzoka buri bwa karemano. Kuko ijambo ubushize ryaratubwiye ngo inzoka ngo yari ifite uburiganya kurusha izindi nyamaswa zose. None rero arababwiye ngo mugende mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Nababwiye ubwenge bw'inzoka yababwiraga ko ari bwa bundi Imana yari yaratanze, inzoka ikabwiba. Ariko yongeraho ngo muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Kubera iki? Inuma ni umwuka wera, inzoka ni Satani. Umwuka wera mutagira amahugu, muzabe nk'umwuka wera mutagira amahugu. Ni ukuvuga ngo mu bwenge bw'inzoka Yesu yatwemereye, yashatse yuko tudatwara uburiganya bwari ubw'inzoka. Kuko
ubwenge bw'inzoka buri original ni uburiganya, ni ubujura, ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Atumye intumwa ze rero n'abavugabutumwa be natwe twese ubwacu, aratubwira ngo mugire ubwenge nk'ubwo nabasobanurira ubushize, ariko mu bwenge mugira mukuremo ubwenge bwo kurimanganya no kuriganya, mukuremo amahugu. Ni ukuvuga ngo umwuka wera ikikuranga umuntu watumwe nk'umuvugabutumwa ajyana bwa bwenge nk'uko navuze ubushize bubyaza umusaruro ibintu by'isi, agakurikizaho ubwenge bw'umwuka wera bwirinda amahugu, bwirinda kurimanganya, bwirinda kunyanganya, bwirinda uburiganya bwa Satani. Niyo mpamvu hari amazina mabi cyane ari muri Bibiliya. Umuntu witwa Yakobo burya yitwa umuriganya. Nicyo gituma abantu mujya muvuga ngo Imana ya Yakobo, ntimukajye muvuga Imana ya Yakobo musenga, mujye muvuga Imana yacu, Imana ya Yesu Kristo, Imana umubyeyi wacu. Kuko Imana ya Yakobo, Yakobo bivuga umuriganya. Bifite impamvu Yakobo yiswe izina rya Satani. Hari impamvu y'ukuri yatumye Yakobo yitwa izina rya Satani. Yakobo bivuga umwana w'umuriganya, bivuga Satani, umwana wa Satani. Nubwo rero Imana yaje kumubwira ati ntabwo ukomeza kwitwa umuriganya, ntabwo ukomeza kwitwa umwana wa Satani, ndaguhinduye uze kuba umwana wanjye, ube Isirayeli. Muri kubyumva impamvu? Ntimugahite muvuga ngo Mana ya Yakobo, ntimuzongere gusenga gutyo bo mu itorero ryera. Ndi umwe mwebwe ndabibabwiye. Kuko Yakobo ni umuriganya, Yakobo ni Satani, n'ubwenge bwa Satani. Rero ntabwo Imana yifuza yuko tugira ubwenge bwa Satani bw'uburiganya. Naho ubundi bwenge bundi twemerewe ni ubwacu, twari twabuhawe mbere. Satani arabwiba, Yesu araza arabumwambura, arabudusubiza. Ngo rero tugiye kureba mu bice bingahe, tugiye kureba agace k'ukuntu kuba Imana Yesu Kristo adusaba kuba abanyamwuka batagira amahugu, ni ukugira ngo bitegane nuko hari ubundi bwenge bwa Satani ariko bwo buvangamo n'amahugu. Ndabaza kubibereka rero muze kureba ukuntu itorero ry'abarokore ryaguye mu kaga, kuko aho kugira ngo batware ibintu bitagira amahugu bazanye ibintu birimo uburiganya. Bityo aho kugira ngo babe batumwe na Yesu Kristo bagendere mu ijambo rya Yesu Kristo, bagendera mu ijambo rya Satani batabizi, batekereza ngo ni abanyamwuka. Ndabibereka mu kanya. Ndaza kubera ko nk'uko Imana yafashe gahunda yo kurema iby'isi, hanyuma ikarema Adamu na Eva ngo bategeke ibyo mu isi byose. Icyo gihe yaremaga iby'isi ikabiha Adamu wa mbere n'umugore we ngo babitegeke. Ni nako icyo gihe yashyizeho gahunda yo kubyara abana bayo mu mwuka, ariko nabo ibashyiriyeho kugira ngo izategeke ibyo mu isi y'umwuka. Bityo niba mwarumvise neza aho nababwiye ni gutegeka iby'isi, ntushobora kubitegeka warabyawe udashoboye kurera. No muri iyi nyongisho ndaza kwereka ko gutegeka iby'umwuka nabyo ntushobora kubitegeka warabyaye abo mu mwuka udashobora kurera. Donc nk'uko Imana yaremye abantu bo mu mubiri ngo bategeke iby'isi by'umubiri babibyaze umusaruro, niko yaremye cyangwa yashyizeho abana bayo kugira ngo nabo bategeke iby'umwuka byose ngo babibyaze nabo umusaruro. Ni ukuvuga ngo umuntu udashobora kubyaza iby'umwuka umusaruro ntabwo aba ari umwana ukuze, ntabwo aba yararezwe, baba baramubyaye ari indahekana, baba baramubyaye ntibamugaburire. Uko umuntu agira ingorane zo kubyara badashobora kurera ntibagire icyo bimarira, ni nako no mu mwuka ubyaye aba adashobora kurera nabo ntacyo bimarira mu mwuka. Cyo turi kireba, tuza gusozereza kubereka uburyo bagaburira kandi barera abana b'Imana bo mu mwuka, kugira ngo bazashobore gukora imirimo y'umwuka kandi bashobore kubyaza umusaruro imirimo ya Data yaduteganyirije isi itararema. Ibyo bintu tugiye kurebera hamwe muri iri somo. Reka tugende rero. Ngo kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Nagiye kureba muri Bibiliya z'icyongereza, narebye Bibiliya zose z'icyongereza ni nyinshi cyane, zigera kuri verisiyo nka 50, ariko nza gusanga Bibiliya 9 zivuga uyu murongo mu buryo butandukanye. Kubera ko nabirebye mu cyongereza rero biraza gutuma mbabwira amagambo amwe mbasobanurira icyo rero jambo kutagira amahugu nk'inuma bivuga. Inuma yo murabuze ko ari umwuka wera. Bibiliya yitwa NLT ni New Living Translation yaravuze ngo muzabe nk'inuma muri harmless as doves. Harmless, to harm ni ugukomeretsa, ni ukugirira umuntu nabi. Ni ukubwira ababwiye intumwa ze ngo mwongeye ku bwenge mbabwiye muzajya gufata bwari ubwa Satani, ariko muzajya n'umwuka wera kandi mudashobora gukomeretsa cyangwa mudashobora kugirira umuntu nabi. Harmless,
naje muri biriya yitwa amplified bible, handitseho ngo mube abantu muzagende mufite umwuka wera mumeze ngo innocent as doves, muri inosa, muri abere cyangwa abera nk'inuma. Innocent ni umuntu udafite icyaha, ni umuntu udafite amakosa, ni umuntu udafite amariganya, ni umuntu w'umwere cyangwa umwera, ni umuntu utazi mu by'ukuri bibi n'ibyiza. Ni ukuvuga ngo yarababwiye ngo nubwo mbahaye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko muzasubirane innocence Adamu na Eva bari bafite batari bamenya amarimanganya y'inzoka. Donc innocence arashaka ko umuntu w'umuvugabutumwa, arashaka ko umuntu w'umwana w'Imana mu gihe ajya kuvuga ubutumwa ajyana ubwenge, nababwiye iby'ubwenge bukora, ariko agakurikiraho kuba atari umuntu w'umuriganya, ari innocent, akora ibintu nk'umwana w'igitambambuga, utari ubwenge bw'igitambambuga, ahubwo afite imyitwarire no kutabona ikibi nk'uko abana batabibona. Innocent as doves. Ngiye kureba muri ntuza iyo innocent, ngiye kureba ikisobanura mu bindi, baravuga ngo have no self agenda, no self serving agenda. Ni umuntu udafite ibintu yikururira ku ruhande rwe ngo agire ibyo akora ku ruhande rwe by'inyungu ze bwite. Ahangaha turaza kwibona ahandi Yesu arabwira ati muhereye ubuntu muzagende mutangire ubuntu. Umuntu w'umuvugabutumwa w'ukuri watumwe na Yesu Kristo, akaba aje gukora ibya Yesu Kristo byo mu mwuka, yuzuye umwuka, agomba gukora ibintu nta gahunda ye bwite, nta nyungu ze bwite zirimo. Ivugabutumwa rijyana no gukora ibintu udafitemo inyungu. Ivugabutumwa rijyana no kugirira abandi neza udashaka yuko babona yuko ari bo babikoze, ahubwo ushaka yuko bo bagira inyungu mu byo ukoze, noneho bagashima Imana yakohereje kubikora. Nibyo bita innocent biri muri iriya amplified bible, ivuga ngo ni to have no self-serving agenda. Naje kureba rero mu yindi yitwa ngo ni amplified bible classic edition AMPC, ko nsanga innocent bari traduce ukundi. None ariko ngiye kureba icyo bivuga ngo ni ukuba frank, ni ukuvugisha ukuri, kuba umunyakuri, kuba umuntu utabeshya, kuba umuntu uta mu kanwa kataramu ikintu cy'ikinyoma namba. Noneho aranyura bavuga ngo kuba naive ntabwo ari umuntu udafite ubwenge, ahubwo ni umuntu ureba ibintu akaba yakwihorera ukagira ngo nta bwenge afite kandi ari uko yakwihoreye, niwo bita naive. Ariko aravuga ngo mube candide. Gatolika yatraduje iri jambo ryo kuba nk'inuma ngo ni candide. Candide ni wa mweru utagira ikizinga, umweru utagira ikizinga, umweru ushashagirana utaryana mu maso, ariko ubona ko udafite umwanda namba, niwo bita candide. Yarababwiye rero ngo nimugende mujyane ubwo bwenge, ariko mu bwenge bwanyu havemo ikinyoma, ntimukajye mujya kwigisha ibinyoma, havemo kurimanganya, mube naive kandi mugire kwera, aribyo bita candide, murabagirane. Ngiye kureba mu yindi Bibiliya yitwa DRA, ariko baravuze ngo mube abuzuye umwuka cyangwa abanyamwuka, ngo ariko simple as doves. Ni ukuvuga mworoheje, mutari complicated, mutari abantu bafite ibintu bisobekeranye ukuntu by'amaringamanganya ukuntu, mube simple. Bigeze mu Bibiliya yitwa ERV, baravuga ngo muzabe ngo like doves and don't hurt anybody. Ni kimwe nabyo bintu byavuze ngo harmless. Hurt nabyo ni ukujomba umuntu, ni ukuvuga ukagira ivugabutumwa ritari iryo kujomba naryo gucyurirana n'abantu kuri gatuti. Umuvugabutumwa agomba kutaba umuntu ujombana mu byo yigisha. Niyo mpamvu babwira ko ijambo ry'Imana nubwo ari inkota, numvise hari uwasenze abivuga, nubwo ari inkota, iriya nkota ntabwo ikora mu bana b'Imana. Iriya nkota ikora iyo turwana na Satani gusa, ariko iyo tugeze mu bana b'Imana ijambo ry'Imana ni umugati utunga ubugingo, ntabwo ari inkota ijomba abantu. Niyo mpamvu nta muntu ugomba kuvuga ubutumwa ajyana gucyurirana nawe yigisha ibibazo byo mu buzima bwabo basanzwemo, ntabwo ari gucyurirana. Icya gatandatu nabonye nakibonye muri Bibiliya yitwa easy, EASY. Easy iravuga ngo uzabe good and kind like doves. Ni ukuvuga good ibyo murabyumva, ni icyongereza cyoroshye, icyongereza arabyumva. Kind nabyo ni icyongereza cyoroshye, ni ubugwaneza. Ube umuntu w'umugira neza kandi ufite ubugwaneza, nguko umwuka wera agomba kukugaragaramo. Niba agutumye ati mugende
nubwo mugiye hagati y'amasega, ariko mwebwe muzabe good and kind, mwebwe muzabagira neza kandi muba bagwa neza, nk'uko inuma zimeze, nk'uko umwuka wera ameze. Arongera arabwira ati muri Bibiliya yitwa GNT, ni Good News Translation, iravuga ngo muzabe as gentle as doves. Gentleness ni umuntu ukora ibintu ari mu buryo buri soft, mu buryo budahanda, butari kwigaganyaza ibintu, ukabona bigenda neza byoroshye, ari smooth, bimeze nka moteri irimo amavuta mazima, itari igenda popos. Donc umuntu wuzuye umwuka agakora ibintu ukabona bigenda. Aho niwe mujya muvuga, niba mwabivugaga mubyumva, ngo umuntu asize amavuta. Umuntu usize amavuta burya ibyo yakora byagombye kugenda bidakaka, bitagaganyaye, bifite itoto, binyerera neza. Donc umwuka wera nguko nawugaragaza, ukagira ubwenge, ariko niba ntubibure. Nyongeye gusoma Bibiliya 8, nasomye nyinshi, ariko ibyo bintu 9 bivuga umwuka wera, buriya binavuze bikurinda amahugu, dore ukuntu babivuze. Iyo Bibiliya ya 8 yitwa International Children's Bible, ICB. Iyo ngiyo iravuga ngo do not do wrong. Ntugakora ikintu kibi nk'uko inuma idakora ikintu kibi. Bagira ngo bakore, ni Bibiliya y'abana. Iyo ngiyo bagira ngo bumvishe umwana ngo ntugakore nabi nk'uko umwuka wera adakora nabi. Ni ijambo rigize. Hari yitwa The Message yitwa MSG. Iyo ngiyo yaravuze ngo uzagende mube nk'inuma, ngo as inoffensive as doves. Ni ukuvuga utagira kugonga abantu cyangwa se kurwanya abantu cyangwa kugirira nabi abandi nk'uko inuma zibigenza. Murumva ibintu Yesu yababwiye. Donc yabwiye intumwa ze ati n'abavuga butumwa namwe mwese ngo nimugenda mw'isi mujye mujyana ubwenge bw'ab'isi bwose n'iby'isi byose mubibyaze umusaruro, ariko kandi mujyane no kutagira amahugu nk'umwuka wera. Ibi byose bimaze gusobanurira ibintu 9 ni uburyo umwuka wera uranga abantu b'Imana. Ibi bintu maze kuvuga mwabonye mutegereje amatorero yacu, kuko ngewe mba ngira ngo ibintu mubishyire mu buzima bwanyu, mu byapurike. Muri amatorero yacu murasanga koko amatorero yacu yaragiye akora ibintu nk'aho ari ibintu bidashobora gukomeretsa abandi, nk'aho ari ibintu biri simple, nk'aho ari ibintu biri innocent, nk'aho ari ibintu biri good and kind, nk'aho ari ibintu bidaharanira inyungu zabo ku giti cyabo, nk'aho ari ibintu bitarwanya abandi, kandi twirirwa duhamagara dutukana, tugira gute, tubwira abandi tubaciraho iteka ko bazajya mu muriro, twe tukajya mu ijuru twenyine. Urumva ko ibyo bintu tubona mu matorero yacu ntabwo ari ubutumwa butagira amahugu, ahubwo ni ubutumwa bufite amahugu, ni ubutumwa burimo uburiganya. Ni ukuvuga ngo Satani aba yabuvangiye. Ubu butumwa bwiza bugomba kutavangirwa. Reka rero mbereke uko twabibonye kugira ngo tugire ubwenge. Twasanze Imana yari yavuze iti reka tureme umuntu, hanyuma tuguhe ishusho yacu. Reka mbereke Imana yapanze gahunda zimeze gutyo. Nanone icyo gihe cyo kurema isi, ntabwo gahunda yayo ya mbere yari ukurema Adamu na Eva n'isi n'ijuru. Ntabwo ibyo bari bishishikaje kuruta kwizagira abana benshi ikababyara. Tujye mu Efeso turaza gusanga Imana igiye afata gahunda yo kurema ibinyamubiri, ni nabwo yafashe gahunda yo kuzabyara abana benshi mu mwuka wayo. Mu Efeso igice cya mbere ndasoma imirongo mike kuva ku wa 5 kugera ku wa 10. Haranditse ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye umukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko izateraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Aha harimo amagambo menshi, hari isomo nize kwigishaho sindatindamo cyane, ariko ndashaka kukwereka ko kuba turi abana b'Imana ntabwo ari ikintu cyaje ejo bundi nk'impanuka, ahubwo ni ikintu ngo yabigambiriye kera. Mu zindi Bibiliya bavuga ngo isi itararemwa. Bibiliya yera hano ntabwo yavuze ngo isi itararemwa,
ariko izindi bibiliya zizira nahoze mbasomera ugiye gusoma wazanga bavuga ngo isi itararema Imana yari yagambiriye kubyara abana benshi, ndetse hari aho ivuga iti yari yagambiriye kuzabyara abana benshi basa nka Yesu Kristo. Kubyumva ni ukuvuga ngo igihe yaremaga Adamu na Eva ntabwo aribo bari intego ya burundu y'Imana. Intego ya burundu y'Imana ko ari uko hazabaho Adamu wa kabiri uzaza kubyara abana bazuzura isi yo mu mwuka, atari Adamu wa mbere wabyaye abana bagomba kuzura isi gusa yo mu isi igaragara ifatika. Nguko rero ukuntu bimeze, ni umugambi w'Imana uhereye igihe kirekire, uhereye isi itararemwa nibwo abana b'Imana twavutse. Nibwo Imana yagutekereje wowe mu izina ryawe, nibwo Imana yagushyizeho cya gihe mbere yo kurema Adamu na Eva yari izi ko yakubyaye mu mwuka. Ubwo kwari ukugira ngo ubuntu bwayo buzashimwe. Ibiteganyije ryari? Igihe nikigera, ibi bintu byari ubwe ni ukuvuga ngo byari ibanga. Igihe nikigera ku mpera z'isi ngo izagashyira twebwe twese ibintu biteranyirize muri Yesu Kristo, ibimurikire ibintu biri mu ijuru, ibintu byo mu isi n'ibyo mu ijuru byose bihurira hamwe muri Yesu Kristo, kandi twebwe tuzaba turi muri Kristo dusa n'Imana. Byari ibanga, ariko icyo nashaka kubwira aha ngaha ni ukuvuga ngo uko Imana yavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu, nako yavuze iti reka nteganye kuzabyara abana mu ishusho rya Yesu Kristo, kandi bazabaho iteka bakazategeka ibyo mu mwuka nk'uko kwa Adamu wa mbere bategombaga gutegeka ibyo mu isi ifatika. Reka rero turebe, Imana yaremye abo kwa Adamu na Eva ngo bategeke iby'isi babyaze umusaruro. N'Imana yashyizeho abana b'Imana kugira ngo nabo bategeke ibyo mu mwuka, nabo kandi ngo babyaze umusaruro. Turebe mu Befeso igice cya 2 ku murongo 1:10, aho haranditse ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari impanuka yuko uri umwana w'Imana, kandi ntabwo ari impanuka, ahubwo hari gahunda. Wabaye umwana w'Imana kubera ko Imana iteganya imirimo yayiteganyije ryari. Ubundi mu yindi verisiyo baravuga ngo isi itararemwa kugira ngo wowe uzayigenderemo nk'umwana w'Imana. Niyo mpamvu muri Luka 10 igice cya 10 ndajya ku murongo wa 17 ngere ku 20 haranditse ngo nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Aka kantu reka manze nkasobanure gatoya. Murumva yuko Imana yari yavuze ngo yaturemeye muri Kristo Yesu, ituremeye imirimo tuzagenderamo. None Yesu aratubwiye iyo mirimo iyo ariyo. Icya mbere nuko yaduhaye ubutware bwo kugendera hejuru, gutegeka. Kugendera hejuru ni ukuvuga ubutware. Yaduhaye ubutware bwo gutegeka iki? Inzoka ni Satani. Sikorupiyo ntabwo nzi ubwoko bw'amadayimoni yitwa sikorupiyo, ariko buriya Yesu arayazi. Gusa ni ukuvuga ngo mu kugenda mutegetse iby'umwuka birepresentwa n'inzoka, n'ibyo mwuka bifite izina ryitwa sikorupiyo. Ntabwo nzi ibyo ari byo, nawe yenda ntubizi. Nuhishurira uzatubwire sikorupiyo icyo bishushanya. Ariko icyo nzi kigaragara hariya gusa, iriya nzoka ni Satani, sikorupiyo n'indi myuka ntazi yariyo menya ari amadayimoni cyangwa zitari n'amadayimoni. Icy'ingenzi ni ukumenya ko udufite ubutware twahawe muri Yesu Kristo bwo gutegeka biriya, nk'uko abantu bo ku isi baba bafite ubutware bwo gutegeka amafi yo mu nyanja n'inyoni no mu kirere n'ibyatsi n'ibiti byikurura ku isi, nk'uko nabo babihawe, natwe twarabihawe. Ngo tugomba kugira imbaraga zacu zikaba hejuru y'imbaraga z'umwanzi zose, ngo ku buryo nta kintu na kimwe kizari cyo kidutwara rwose. Ahangaha rero aha niho njya mvuga bene data ngo mwitonde ntihakagire umuntu utanga ubuhamya ngo hari ikibazo yahuye nacyo mu buzima ngo kigira icyo kimutwara, kuko ubwo buhamya iyo ubutanze ubuvuze ngo Imana we ntabwo yaguhaye ubushobozi bwo kugendera ku mbaraga ziri hejuru z'umwanzi izo arizo zose. Ntugatange ubwo buhamya, uzaze nkugire inama cyangwa ufashe, ariko ubwo buhamya ntukabutanga. Inshuro nyinshi rwose mbabazwa n'ibintu biba muri ADPR, abantu bagize akamenyero bagatekereza ko ari ibintu bisanzwe.
mu itorero ry'umwuka ry'ukuri ntabwo hakwiye kuvugwa amarozi bene data. Ibintu biba muri ADEPR bavuga kuri microphone, bavuga muki, namwe muvuyemo mukaba mufite iyo myuka n'iyo myizerere, ndabasaba ngo ubuhamya nk'ubwo ntimuzabuvuge mu itorero ryera, atari uko bishobora kuba bitariho, ariko nuko ikintu cyose cy'imbaraga z'umwanzi ntago cyagombye kuri cyo kigutwara. Iyo uhamije ngo hari icyo kigutwara, uba wikuye mu mbaraga z'ubushobozi bwo kugendera hejuru ya biriya bintu byose. Ni ukuvuga ngo uba uhamije yuko Imana itigeze guha umwuka wo guhagarara hejuru ya biriya bintu, kandi iyo bimeze gutyo haba hari ikibazo. Niyo mpamvu mu ntege neza amatwi, nta muntu n'umwe nigishaho, nta muntu n'umwe mvugaho, ariko ndi kuvuga muri rusange ngo ngibi ibyo Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira Satani n'indi myuka mibi ntazi ubwoko bwayo yitwa Scorpion, n'imbaraga z'umwanzi zose, harimo kurogana, harimo ubujura, harimo amanyanga, harimo ibiti byose by'abashari agira abantu nabi, n'abiba n'abagira gute n'abica. Noneho ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Bavuga ngo ngo njyewe ntagize gutya ngo napfa. Uzareke ubanza upfe. Igihe utarapfa ni ukuvuga ko hari icyo wari gukora cyari kwizera. Igihe utarapfa ntabwo waduhamya yuko wari kuzapfa. Rero niba uri muzima, uri muzima kubera ko atari imbaraga zawe, ahubwo ni imbaraga zituruka ku Mana, kuko mu gihe Imana yaguhamagaye ikaguha buriya butware, nta kintu gishobora kugutwara. Yesu yabivuze, nawe ukaba uvuga kumwizera, ntabwo wari ukwiye guhamya ibindi bitari ibyo yavuze, niba kuko wizera ijambo rye. Muri Matayo 10 ku murongo wa 7 kugera ku wa 8 haranditse ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahereye ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ahangaha bene data, aha nanone hari ikindi kintu kigaragara, yuko igihe Yesu yohereje intumwa ze n'abigishwa be, yabahaye ubushobozi bwo gutegeka ibyo mu mwuka by'ingenzi, nk'uko Imana yari yahaye Adamu na Eva n'urubyaro rwo gutegeka ibyo mu isi. Natwe Yesu Kristo, Imana Data muri Yesu Kristo yaduhaye ubushobozi bwo gutegeka ibyo mu mwuka byose, byaba imyuka ifatika yo mu ijuru, byaba n'imyuka mibi igaragara mu buryo bwinshi hano ku isi. Ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Icyo gihe avuga ngo buri hafi kubera ko yari atarapfa ngo azuke. Ubu ngubu ntabwo ubwami bwo mu ijuru buri hafi gusa bwo kuzaho, twarabutangiye kuko butangirana na Yesu Kristo. Ubu tuburimo. Impamvu yabwiye bari ab'intumwa ngo mugende muvuge ngo buri hafi, Yesu yari atarapfa. Ariko umunsi Yesu yapfuye akazuka, ubwami bwo mu ijuru bwaratangiye. Uyu munsi ntabwo wagenda kubwiriza abantu babwira ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo bwo mu ijuru buri hafi bw'igihe cy'imperuka, oya, ubwo buzabaho, ariko turi mu bwami bwo mu ijuru, aho dufite ubushobozi bwo gukiza abarwayi, dufite ubushobozi bwo kuzura abapfuye, dufite ubushobozi bwo gukiza ababembe. Ababembe ni abantu barwaye ibisebe. Dufite ubushobozi bwo kwirukana amadayimoni. Ariko ati mwaherewe ubusa, kandi mugende mutangire ubundi. Gusa muri kino gihe ibisebe nka biriya by'ibibembe ntabwo bikizwa no gusenga, akenshi bikizwa no kwa muganga. Bavumbuye umuti witwa penicillin cyangwa se antibiotique ishobora kuvura ibisebe by'ubwoko bwose. Muri urwo rwego rero urwo bwenge bubivura, ntabwo bavuga ngo ni ubwenge bwaturutse kwa Satani, oya, ni ubwenge bwatanzwe n'Imana. Nababwiye ko impano z'abantu Umwuka Wera atanga zitahawe gusa abavugabutumwa n'abigisha, zitahawe gusa abanyamasengesho, babandi bita abanyamasengesho, ko nta muntu utari umunyamasengesho burya, zitahawe gusa abita abahanuzi n'abita ibindi byose, zahawe abantu kubera gahunda y'Imana kugira ngo zigire abantu benshi akamaro. Niyo mpamvu rero ibibembe ntabwo bigikizwa no kubirambikaho ibiganza, uretse ko abafite ubwo bushobozi yanabikora ngo mwirukane amadayimoni. Muri kubyumva? Mwaherewe ubusa ariko mutangira ubundi. Ahangaha bene data, ntabwo mubona yuko abantu baza gucuruza imirimo y'Imana cyangwa impano z'Imana yasaba busa? Donc niba bavuze ubutumwa bwiza, ukavuga ko ubwami bw'ijuru bwatugezemo, ukavuga ko ubuntu bw'Imana bwaje, uramenye wigira icyo usaba ngo baguhe, kuko iyo baguhaye ntabwo ubutangiye ubusa kandi waherewe ubundi. Ijambo ndi kwigisha ubu ngubu nababwira ngo njye fayda narivukanye, ntayo navukanye, iyo mpano yaraje. None ninjya kwibigisha mbabwire ngo nimuransororere umpe amafaranga yo kumerekeza cyangwa yo kuntegera imodoka cyangwa yo kuntegera indege, ngo naje kubigisha ijambo ry'Imana,
niba mfite iyo mpano nayiherewe ubuntu ngomba kuza kwitangira ubuntu ntagombye kubwira abo nigisha ngo nimuntangire icya cumi cyangwa amaturo. ubwo murumva impamvu njyewe nanga ibyo bintu, namwe mujye mubyanga, ngo namwe mujye mutangira ubundi busa kubera ko mwaherewe ubusa, cyangwa mujye mutangira ubuntu kubera ko mwaherewe ubuntu. niba ufite amafaranga waherewe ubuntu atangira ubuntu. niba ufite impano yo gukiza indwara wakiza abantu rubabwira ngo bajye gutanga icya cumi cyangwa se ngo ituro ry'umukozi w'Imana, ntaribaho. uwo muntu ni umunyamahugu. uwo muntu ari gukoresha ubwenge butari ubw'umwuka wera, kuko yuzuyemo amahugu, ntabwo yuzuyemo kurimanganya, yuzuyemo kubeshya, yuzuyemo gushaka gukora areba inyungu ze. bya bindi Yesu yavuze ati ntihakagire ugenda ameze gutyo azajyana ubwenge bw'inuma, bwa bundi budashaka inyungu zawe ku giti cyawe. abanyamatorero bakora gutyo, murumva namwe uwo baba bakorera, mwumva umwuka baba buzuyemo ni umwuka wa Satani wo kuriganya, ntabwo ari umwuka w'inuma utagira amahugu, kuko icyo bakora byose ni uguhuguza. ibyo byose bakora ni uguhuguza, ntawe dore Yesu yari yabivuze. noneho rero igituma bahuguza kandi ntibamenye hari uko banahuguza, igituma bakora amanyanga ya Satani ariko ntibamenye yuko bari kuriganya nka Satani, ni uko bafata ijambo ry'Imana ryo bajya kwigisha mu butumwa bwiza bagahera ku ijambo ryo mu isezerano rya kera. kuko mu isezerano rya kera ari amanyanga n'amahugu ya Satani yari yemewe. Satani wayoboraga mu gihe Yesu yari ataraza kwitanga ku isi. igihe kuva kuri Adamu na Eva kugeza igihe Yesu yapfiriye ku musaraba, Satani niwe wari umutware w'isi. niyo mpamvu ibintu byanditswe nubwo ari ijambo ry'Imana bya kiriya gihe, Satani ayifitemo uruhare, ayifitemo ijambo, kubera yuko igihe Imana yaremaga ntabwo Imana yagize kura Satani kuba gukora ku isi. yashyizeho Yesu Kristo ngo ayobore umucyo, ariko reka Satani ayobora ijoro. niyo mpamvu abantu basoma ijambo ryo mu isezerano rya kera ntabwo bashobora kuguha ikintu kizakugeza ku mwuka wera, kubera yuko naho bakura ibyo bintu by'uburiganya bwa Satani bakabyigisha kino gihe ukagira ngo bari kwigisha iby'Imana, kandi nta mwuka urimo, kuko bari kujyana n'ijambo ryo kuriganya n'amahugu. kandi umwuka wera yatubwiye ngo icyo uzakorera abandi ntukabakomeretse, ntukabambura ibyabo, ntukagira amahugu. none abandi nicyo birirwa bakora gusa, birirwa batwambura ibyacu. kuva ubu ngubu mwebwe mu nkuriki ntimugatume hari ikintu cyanyu abantu babambura bababeshya ngo barabwira iby'Imana, nubwo ari iby'Imana n'iby'ubuntu. Imana yabitangiye ubuntu, bajye babahera ubuntu. ahangaha nibutse ko hari abantu bajya gusambana nabo bavuga ngo Imana yatangiye ubuntu ngo nibabahe n'ubuntu. ntabwo aribyo mvuze, ntabwo aribyo mvuze. mwe basambanyi mwe bitwaza amagambo y'Imana. ejo numvise umukobwa ari gusetsa ngo yitwa Kadudu ari gusetsa, afata Bibiliya agenda asoma imirongo y'ubusambanyi, ariko nyine wumva ijambo ariko muri context. rero ntabwo ibyo mvuze ngo ibyo waherewe ubuntu, ibyo wahawe n'Imana ujye ubijyana mu gukora nabi. ntabwo ndi Kadudu. Yohana 20 igice cya 20 ku murongo 21 na 22 haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. amaze kuvuga atyo abahumekera bati nimwakire umwuka wera. abo muzabarira ibyaha bose bazaba babibariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. ahangaha ngo nimwakire umwuka wera. ahangaha nanone Yesu yari amaze kuzuka, ariko agiye kongera kwigenda, ariko babwira mwana zanjye nk'uko nohereje bwa mbere ntarabavamo ntarapfa, nuko ngiye kuguhereza bwa kabiri. niyo mpamvu mwongere mwakire umwuka wera. bwa mbere yaboherera abura ati mujyane ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko mbaye n'umwuka wera muzagenda mutagira amahugu. ubu bwa kabiri noneho waraje abahuhaho, abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. ahangaha reka nkore paralelisme. bamwe njya negura abavuga butumwe bahuha ku bantu bakagwa. ubu ngubu nimubona yuko Yesu yaje agahuha kuri bari abantu abaha umwuka wera, ariko ntibatubwira ngo baraguye. wa wundi huha abantu bakagwa, mujye mwibaza niba ari gutanga umwuka wera, kuko umwuka wera bakubwiye ngo ni wa wundi utuma abantu batagwa, ni wa wundi utuma abantu badakomereka, ni wa wundi utuma abantu badakorwa n'isoni, ni wa wundi ubaha agaciro, ni wa wundi utabahuguza, ni wa wundi udafite inyungu zo ku giti bwite, ni wa wundi majyana basobanuye muri za Bibiliya zose 9. ngaho se nimunsobanurire umuntu uha abantu bakikubita hasi, kandi Yesu yarahushye ku ntumwa ze ntizigwe hasi. afite umwuka uhuha kurusha uwa Yesu, afite imbaraga zirusha iza Yesu. umuntu uhirika abantu bakagwa hasi, mwebwe mwitegereje neza, afite umwuka uwuhe Yesu atari afite, kandi we nta muntu yigeze ahirika wari umuje imbere. rero bene abantu bahuha mu kagwa, bazunguza ibitambaro mu kagwa, mujye mumenya yuko umuntu uzunguje igitambaro nta kikubwira yuko azunguje igitambaro cy'umwuka, nta kubwira ko aguhushe n'umwuka w'umwuka wera. ikikugushije ntabwo nanjye nkizi,
ariko nawe uzagira amakenga ikikugushije ntabwo ari umwuka wera, kuko batubwiye ngo Yesu yaravuze ngo uwo mwuka wera ntabwo akora ibintu byo kuyihemukira abantu. nuko rero arangiza arababwira ati umwuka wera mumbahaye ni uwo kugira ngo muzababarire ibyaha abantu bose bazaba mubabariye bazabibabarirwa. mwibuke ko Yesu bamureze kenshi bavuga bati uwo uri nkande uri iki wowe ubabarira ibyaha, ko ibyaha bibarirwa n'Imana gusa, ari Imana ibabarira ibyaha gusa. ababwira ati ariko se harya njyewe muranshinja ngo nihite umwana w'Imana, kandi muzi yuko Imana yanditse mu ijambo ryayo ngo muri Imana. none njyewe muranshinjira iki yuko nihite umwana w'Imana, kandi ijambo ryarabise ab'Imana, muri abana b'Imana yabise ngo muri Imana. ati kandi njyewe naratumwe n'Imana. ati kandi ijambo ibyo byanditse muzi ko bidakuka. icyo wanga Yesu yakonfirmye n'iki ngiki nuko yabwiye intumwa ze ngo mbahaye umwuka wera muvutse mu Imana, cyangwa se Imana ije kubabamo, mugiye gukora akazi k'Imana ariko ko kubabarira ibyaha. bivuga ngo umwana w'Imana wese, ikimuri nahora mbivuga cyane, ikiranga ko umuntu ari umwana w'Imana kandi ko yahamagawe mu murimo, agomba kuba umuntu ubabarira ibyaha by'abantu byose, ibyo yakorewe, ibyo azakorerwa, ibyo ari byo byose agomba kuba yiteguye kubibabarira nta kondisiyo, nk'uko Imana ari kubibabarira nta kondisiyo. rero ahangaha ndagira ngo mbibutse itorero n'andi matorero atenga abantu kubera ko bari mu byaha. muravuga ngo kubera ko baduha uburenganzira bwo guhambira ikintu ku isi, ngo icyo duhambire mu isi kizaba gihambiriye, n'icyo duhambuye mu ijuru mu isi nako kizaba gihambuye no mu ijuru, ngo reka duhambire abantu. abo bantu ntabwo bari gukora mu mwuka wera, kubera ko umwuka wera uravuga ngo ugenda utagishobora kugira umuntu ukomeretse, ugenda utafite umuntu ushobora kugira nabi. none umuntu ari mu cyaha, wowe ukabona ko igisubizo ni ukumutenga ukamugirira nabi, ni ukumukura mu bandi. ibyo ngibyo ntabwo ari byose yavuze. yavuze kugenda kubabarira abantu. abo mutazababarira ni bande? ntabwo ari twe duhitamo abo tutababarira, ahubwo ni uko intumwa zari 12 hari abantu zitagezeho mu gihe zari ziri kwigisha kubabarira. abo zitagezeho ntibabibabariwe kuko batigeze babibwirizwa. n'uyu munsi umuntu utamubwiye ko yababariwe ntabyizere, ntabwo ababarirwa, ariko si uko wanze kubabarirwa, ahubwo nuko atabibwirijwe. niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo abantu bakwizera gute batagize ujya kubabwiriza, bagira uba kubabwiriza gute hatagira umuntu wohereza. nanjye uyu munsi ndi kugira ngo abantu bazabwirwa n'iki yuko turi kuvuga imbabazi z'Imana nuko ari abana b'Imana, hatagize ube babimenyesha. hagira ubimenyesha gute atabohereje? njye ndi kubohereza ngo mumenyeshe abantu yuko itorero ryera ryavutse kugira ngo ribabwire iby'imbabazi z'Imana no kubabarirwa n'Imana no kubyarwa n'Imana, bakaba abana b'Imana, Imana ikababera umubyeyi. hanyuma ibyikiro cyo Yesu yavuze hari ati mwakire umwuka wera. umwuka rero waje no kubabamo, ariko mujye mubabarira ibyaha nk'uko so nawe babarira, kandi ntimugashaka gukoresha kariya kantu uvuga ngo abo tumutababari. oya, ntimukagira abo mutababarira, buri wese mujye mubabarira. uwo mutababarira aba ari uko mutamugezeho, ariko buri wese ababarirwa. ngo nibwo muzamubaye nka so wo mu ijuru, kandi ngo nibwo na so wo mu ijuru nawe azababarira. muri Matayo 20:8 umurongo wa 18 no kujya ku 20, nahigisha ubushize ahari cyangwa ikindi gihe sinibuka, ariko ndahavuga ituntu dukeya. ngo nuko Yesu arabegera aravuga ati, avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. mvuze ngo nahawe, atari kuvuga ngo nahawe. nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru n'isi. ni ukuvuga Yesu yaramaze kuzuka. ubutware bwo mu isi bwari bufitwe na Satani mbere yuko Yesu apfa akajya mu kuzimu kwambara Satani imfunguzo. amaze kuzuka nibwo abwira intumwa ze ati nahawe ubutware bwose mu ijuru, kuko ubwo mu ijuru bwari bufitwe n'Imana Data itarigeze ubuha Satani, ariko nuvuga ngo Imana Data yabuhaye Yesu Kristo. noneho imuha n'ubutware bwose bwo mu isi bwari bufitwe na Satani. nuvuga ngo kino gihe turimo, bantu mukunda gusenga murwana na Satani, muba muyisubije imbaraga yarangije kwamburwa. kandi ubutware bwose Yesu yambuye Satani yarabudusigiye ku isi, niba baduha uburenganzira bwo kugendera hejuru ya Satani n'andi madayimoni yose. rero ntimukajye mujye imbere y'Imana ngo mujye guterana amabombe n'umwanzi, kuko nta butware gifite. bityo rero ntimukajye kumuha ubutware mwageze imbere y'Imana. iyo mugiye kuhangana nawe burya muba mwamusubije mu cyiciro yahozemo kera, arabikunda cyane. ntimukamuha ako kanya, ntimukanamuvuge. niyo mpamvu Yesu mu gihe cyose yabayeho, muzitonde mutegereze, nta namwe yigeze ababwira ngo Satani arahari mugire gutya mugenze gutya. nta mwanya yamuhaye wo mu kanwa ke ngo amwigisheho.
namwe rero ntimugafate umwanya igihe mwigisha ijambo ry'Imana, igihe mwageze imbere y'itorero ry'Imana ngo mujye kubabwira sitarateji no kurwana kwa Satani. Ibyo nyine ni uguta igihe, muba mumuhaye mumusubije mu mwanya yarangije kwamburwa. Mujye muvuga sitarateji no kurwana kw'Imana, ariko sitarateji no kurwana kwa Satani mubireke, mwo kugira aho muyiha umwanya wo kubivuga mutabaye ko biriho, ariko mudashaka kubiha akanya n'akangano rwari imbere y'Imana. Icyo ngicyo mucyumve bene data, ngo mugende ubutware bwose nabuhawe bwo mu ijuru no mu isi. Hanyuma ati nuko kandi mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, noneho mubabatize mu izina rya Data na twese n'Umwana n'Umwuka wera. Byo ntabwo mbitindaho. Icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira ngo igihe Yesu abonye ubura butware yarabuduhaye kugira ngo tujye mu mahanga yose duhindure abantu abigishwa. Ngiye rero kurangiriza ahangaha bavugira ngo uko nabasobanuriye ukuntu iyo umuntu abyaye abana b'indahekana badashobora kwirera, nawe adashobora kubarera ngo bakuze byibuze abagaburire abahe ibiryo, kandi adashobora kubarera ngo bajyane mu mashuri bazashobore kumenya siyansi yo gutegeka iby'isi, uwo muntu mu buryo bufatika ntabwo ababyaye, nawe gereranyije ko ababyaye nk'urukwavu, ababyaye nk'ibindi bisimba byose bibyara abana benshi ariko bidashobora kubarera, kuko kimara kubabyara icyo gisimba kikabasigaho bagasigara birwariza, bahura n'ikintu cyorosha imbaraga kikabica kikabarya, bahura bagira amana ntibagire n'igihura n'ikibica bakazakura bakakura nabo, ariko ikibazo bakongera bakazabyara n'utwo dusimba nanone nuko twaremwe nuko tumeze. No mu mwuka ni kimwe, no mu mwuka ni kimwe, abana b'Imana baravuka, ariko iyo umuntu abyaye indahekana zo mu mwuka yarangiza ntazirere, nabyo ni kimwe. Uko habaho bwaki yo mu mubiri usanzwe niko habaho bwaki yo mu mwuka, uko habaho ibintu byinshi, ntabwo umwana w'Imana ntabwo apfa we, ariko uko habaho kuzingama ko mu mubiri niko habaho kuzingama ko mu mwuka. Uko umuntu wo mu mubiri atigishijwe, adakuze, atarezwe, atajyanwe mu mashuri yabigenewe, adashobora gutegeka iby'isi, niko n'umwana wo mu mwuka utarezwe, udakuze, nawe adashobora gutegeka byo mu mwuka nk'uko biriya bintu twabibonye. Niyo mpamvu ndi kubabaza bene data ngo niba mwebwe nanjye kandi hariya ntabwo nikuramo, niba twebwe tubona umuntu uvugira dayimoni ati dayimoni igenda ngo igende, tukaba twabona umuntu urambura ikiganza ko Yesu yabivuze ngo umurwayi akire udasenze, tukaba twabona umuntu ubwira kanaka ati umva wewe kanaka urapfuye ariko nashaka kuzuka, haguruka uzuke. Ibyo bintu niba tutabibona icyo bivuga ni kimwe. Birashoboka ko turi abana ariko ntitwarezwe ngo tugere ku mbaraga, ntitwashyizwe mu mashuri yo mu mwuka ngo tugere ku gihe cyo kugira ngo tuzakore iyo mirimo Imana yateganyije ko tuzagenderamo, ko tuzakora mbere y'uko isi iremwa, mbere y'uko itubyara muri Yesu Kristo. Iyo mirimo yarayiteganyije. None mu matorero turimo ibyo bintu ntabwo bikorwa. Aho babesha ngo barabikora barabigurisha, nuko iyo babigurishije baba barimanganyije, ntabwo ari umwuka ubikoze, biba bikozwe na Satani. Niyo mpamvu tudakora imirimo y'ukuri. Mu itorero ryera ndabasaba ngo muve mu mariganya, muve mu manyanga, umwuka aze adukoreshe imirimo y'ukuri, kandi imirimo tutazagurisha, tutazagiramo indonke zacu. Muve mu manyanga. Noneho muri Mariko 16 umurongo wa 15 kugeza kwa 18 nongeye gusozera mbabwira ibi ngibi bene data. Ngiye kubabwira ngo Yesu yarababwiye ati mujye mu bihugu byose mwigishe abarimu bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica cyose ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Maze kubabwira ngo iyi mirimo irakenewe ko yaba iri gukorwa muri kino gihe. Niba tutayikora nuko tutarakura, kuko akenshi tuba twaravutse ariko twabyawe mu matorero yandi atazi kurera abana. Niki kirera abana cyagombye gukorwa? Niki iyo nanze ingero z'abantu bahirika abandi ngashyiramo n'ibikomerezwa byo mu isi, ariko nkaba Benihini, ngashyiramo ibindi bikomerezwa bisa nk'abo n'abakayanja, ngashyiramo n'abandi bantu bose. Niki mba negura? Simvuga ko atari abana b'Imana, ariko mvuga yuko batigeze bafasha abana b'Imana kugira ubushobozi bwo gukora iyi mirimo, kuko ubwo bushobozi ntabwo butangwa no kubahuhaho, ntabwo ubwo bushobozi butangwa no gusenga, ntabwo ubwo bushobozi butangwa no kwiriza, ntabwo ubwo bushobozi butangwa no guhimbaza, kuko Benihine ni umunyamasengesho. Ni umunyamasengesho, ni wundi uvuga ati muri worship nuko worship rero akagira ngo iraza gufasha abantu gukura umwuka. Ntabwo abantu bakuzwa na worship,
abantu bakuzwa n'ijambo, kuko ijambo niwo mugati, igomba kuryigisha. Ntabwo naberetse yuko muri uyu murongo wa mbere uvuga gusa ngo mbohereje muri nk'intama mu masega, hanyuma mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka kandi mujyane no kutagira amahugu nk'inuma. Nkuyemo inyigisho zingahe bene data? Mu murongo umwe nkuyemo inyigisho nyinshi, kuko izo mubonye ubu ngubu, iya mbere ni iriya ngo mwirinde amasega aryana, iya kabiri nayishyizeho ejo niyo nari ndi kuvuga ubwenge bw'inzoka, none ndi kubabwira kutagira amahugu nk'umwuka wera. Niko mu murongo umwe gusa, iyo ijambo ryubatse neza riraza rikubaka abana b'Imana, rikabereka icyo bagomba gukora mu ijambo ry'Imana. Ni uko nguko abantu bakura, ni uko nguko abantu bashobora kugira imbaraga zo kuzakora imirimo iyi Yesu yadusabye kuzakora. Nuko yavuze ngo mugende mwigishe, ntabwo yavuze ngo ni mugende musenge. Nongere mbasubiremo, yari avuze ati mugende mwigishe, yari yavuze ati mwigishe abantu bizera mu babatize, nimurangiza mwigishe mubahindure abigishwa banjye. Kwigisha, 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 mu gitondo, ku manywa, nimugoroba, kwigisha. Umuntu udafite impano yo kwigisha ntagakoranye iteraniro ryo kuvuga ngo ngiye guhimbaza gusa yahaha. Oya, urahimbaje nibyo, ariko ufite uruhinja, umeze nk'uri kubyara indahekana. Indahekana zawe utagaburira ntabwo zizagira intege mu mwuka. Indahekana zawe utigisha ntabwo zizagira ubumenyi bwo gutegeka ibyo mu mwuka. Nk'uko abanyamubiri nabo batagaburiwe badashobora guhaguruka ngo bahagarare, abo banyamubiri batashyize mu ishuri kugira ngo bige gutegeka amafi n'inyanja za sansozi nababwiye ngo babyaze umusaruro uko batabishobora, niko natwe bo mu mwuka. Umuntu utagaburiwe ijambo ngo barimutotorere, barimwigishe, bamubwire uko agomba kubishyira mu bintu byose mu bikorwa, ntabwo ashobora gukora ibyo mu mwuka. Niyo mpamvu tudafite abantu bakora biriya bintu, niyo mpamvu tudafite abantu bakora biriya bintu, niyo mpamvu nabo dufite ari abafeke, kandi mu bufeke bwabo bagashyiramo indamu, bakareba inyungu zabo ntibarebe inyungu z'itorero, bakareba inyungu zabo ntibarebe inyungu za data twese, ntibarebe inyungu z'abavandimwe babo. Niyo mpamvu bene abo bantu, bene data bo mu itorero ryawe, mubahungire kure. Niba hari n'ahandi muzi basigaye, mubabwire baveyo, baze kumva ijambo ribakuza, baze kumva ijambo ridafite inyungu, baze kumva ijambo ritababwira ngo nimunkize ngewe fayida ningira umuntu naka amafaranga yo kugira ngo mererwe neza muzayanyime. Umushumba wanjye azaka amafaranga yo kugira ngo yubakire inzu, yigurire imodoka, muzayamwime. Aho hantu tutagira icyo tubagurisha, ejo bundi cyakora nzaza kumva numva ngo uriya muntu utagira ibyo yaka ngo buriya ngo afite amafaranga ava kwa Satani. Ntacyo bitwaye. Niba afite amafaranga ava kwa Satani nkayaguha, ninyagira nkayaguha, ko nta yawe nzaba nsabye, byibuze nge nzaba nubahirije ijambo ry'Imana, nzaba numvuze ngo uwantumye yaranapfunyikiye yampaye byo kukugezaho. Ariko uzaka kwambura ibyawe kandi anyuranyije n'ijambo ry'Imana, atanari gusomera, atanari gusobanurira, uwo nguwo ni wowe wayobotse, niba abantu bayobotse. Bene data mwese munyumva, nimumfashe abantu bamenye ukuri kw'ijambo, bareke kwibwa na Satani, bareke kuribwa n'ariya masega nahoze besa bashyiriyeho, bakurikire Yesu. Umuntu watumwe na Yesu Kristo yatumwe kubatura abantu, ntabwo yatumye kubabata. Umuntu watumwe na Yesu Kristo muri bwa bwenge bwe, iyo ashoboye kwikorera akabyaza ibintu byose afite umusaruro, abeshaho we ku giti cye, akabeshaho n'abashinzwe, agafasha abo mu itorero, agafasha abanyantege nke. Nahoze babwira ngo umushumba udafite ubutaka, uwo mushumba akaba adafite n'ubwenge, uretse ko yaba umushumba gute? Kuko njye sinshobora gushyira umushumba utagira ubwenge ngo mushyire mu murimo. Uwo mushumba niwe wenyine abantu barakwiye gukotiriza bakamuha icya 10 n'amaturo, kuko ntagira ubutaka, ntagira ibyo abandi bahawe ngo babyaze umusaruro, ntagira n'ubwenge bwo kubyaza umusaruro duke afite. Uwo muntu niwe wenyine bakwiye gushyiraho amafaranga, bati ngaho tugutunge muntu utagira ubwenge, tugutunge muntu Imana itagira neza ngo ibyo kwisi. Uwo ni umushumba cyangwa ahubwo ntashobora no kuba umushumba. Rero nicyo cyatumye mu itorero rya mbere ngo bashyiraga ibintu byabo hamwe ngo bafashe abakene. Umukene cya mbere cy'ubukene cya mbere, umuntu utagira ubutaka buryo ni umukene wo kubabarirwa, kuko ni mu butaka ubukire bwose buri. Umuntu utafite isambu uwo koko mujye mukoranya amafaranga mumufashe, ariko ikimufasha bwa mbere uzibwa aribwo nubona aho yagura isambu muzamutegereza gura isambu. Nicyo cy'ingenzi. Ubufasha bwa mbere mujya muntega amatwi, ubufasha bwa mbere mbwira buri wese nshaka gufasha, ndamubwira nti nagufasha ariko sinshaka guha amafaranga. Wakwiga iki? Kuko niba udafite isambu, kuko ntago mbizi ni wifite, ariko ndashaka kugufasha kugira ubwenge, kuko numara kugira ubwenge ntago nzagufasha ko no ukuntu ubwenge buzagukiza.
aho kugira ngo umuntu umwigishe nako kumuha ifi ihiye cyangwa warobye, mwigisha uko ayiroba, nibyo kwigisha umuntu ubwenge. Nicyo gituma uzanyumva buri wese umbwiye ngo iki nabwo urabizi, nagufasha ugasubira mu ishuri, nagufasha ukagira ibyawe wikorera kugira ngo witunge, kugira ngo utunge abawe, utunge n'abandi. Nguko ukuntu ibyo dusabwa. Ariko bari abavugabutumwa b'amahugu, kuko batazi kubyaza umusaruro iby'Imana yabahaye, kuko badafite bwa bwenge, bazanye amahugu kuvuga ngo njye ndaza kukubwira amagambo, ngo njye ndaza kugusengera, ngo ariko nawe umpe icya cumi. Reka da, ndaguhe icya cumi niriwe n'umuka ndi kugikorera, wowe wicaye gusa ngo uri kuvuga amagambo, nta n'ikimbwira yuko amagambo uri kuvuga uri kubwira Imana. Hanyuma nurangiza ngo nguhe amafaranga yanjye nakore, ujye umubwira uti uri umukozi wande, ndi w'Imana. Okay, genda Imana iguhembe, niyo mukozi niyo ugukoresha, ntabwo ari gukoresha. Uri umukozi w'Imana, hembesha Imana, ariko abo yagutumyeho baha ubutumwa bwabo butavangiye, utagiye kubeshyura umwuka we. Baha ubutumwa butarimo gusabiriza, butarimo kubambura, butarimo amahugu. Nicyo mbifuriza bene data. Imana ibagirire neza, mugende uyu munsi mumenye neza ko uko mu mubiri twahawe gutegeka isi ngo tubibyaze umusaruro, niko no mu mwuka twabaye abana b'Imana kugira ngo dushobore guhabwa ibi byose, ngo duteke ibyo mu mwuka nayo byo tubibyaze umusaruro. Ntabwo ari urwitwazo niba umuntu wo mu mwuka w'umwana adashobora gukora biriya bintu yavuze, ahubwo ni ugushakisha igituma tutabikora. Icya mbere mbereka ni ijambo ry'Imana abantu batigisha, ni ijambo ry'Imana abantu batwigishwa, bakitwaza ibitari iby'Imana yavuze. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo nimumara kwigisha abantu ijambo ryanjye bagakizwa ngo muzajye mubasengera, cyangwa muzabigishe kwiriza, cyangwa muzabigishe guhimbaza no kuramya mu bancuranye. Ibyo ni ibintu segonderi bene data, nta muntu byigeze bikuza mu mwuka. Ni ibintu segonderi abavuga butumwa babyujujemo, bujuje iminja zo mu mwuka zirwaye bwacya, ariko n'amavunja n'ibiki byose udashobora kwimagina, kuko n'abanyirazo barwaye amavunja. Mu mwuka rero mugomba kwigisha ijambo mu gitondo, ku manywa na nimugoroba. Imana ibagirire neza kandi bahe umugisha. Tuzahura mu kanya cyangwa ejo bundi turi kumwe mwese. Ugire umunsi mwiza, bye. Refuge TV, ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.